Igihe cyose tubonye imbwa zifite ubwoya, zifite amaso yuzuye, ntitwabura gushaka kuzitunga. Ariko imbwa zose ntizikwiriye guhoberwa no kuba hafi y'abantu. Nka imwe mu nyamaswa za mbere zororerwa mu rugo, imbwa zizwiho ubudahemuka n'ubutwari. Ariko wari uzi ko amoko amwe n'amwe nubwo ari inyangamugayo, nayo ahisha imbaraga zitangaje n'ubushake bwo mu ishyamba? Reka dusuzume amoko 10 akunze kumenyekana nk'ubwoko bw'imbwa bubi cyane ku isi. Uhaye ikaze wowe ukurikiye The Real Shema TV. Mwibutsa gukora subscribe kuri wowe utarayikora kugira ngo ujye ubasha kunogerwa n'ibindi biganiro tuba tugezaho umunsi ku munsi. Tubahaye ikaze. Uyu munsi tukaba tugiye kubagezaho amoko 10 y'imbwa z'inkazi cyane kuruta izindi ku isi. Ku mwanya wa 10 turasanga bita Bull Terrier. Bull Terrier ubu ni ubwoko bw'imbwa ikomoka mu Bwongereza izwiho gukomera na kamere ikaze. Ubu bwoko burarwana cyane hamwe n'imbaraga zidasanzwe zo kuruma. Bull Terrier ishobora kwica izindi mbwa mu minota mike cyane. Ku mwanya wa 9 tuhasanga imbwa bita Dog Argentino. Iyi mbwa ikaba ari imbwa ikomoka muri Argentine, yabanje kororerwa guhiga. Ubu bwoko burizerwa cyane kuri nyirabwo, ariko kandi bufite ubuhanga bukomeye bwo kurwana. Ku mwanya wa 8 turasanga imbwa bita Tosa Inu. Tosa Inu akaba ari ubwoko bw'imbwa bukomoka mu Buyapani, buzwiho ubunini n'ubwinshi. Ubu bwoko ni ubutwari kandi bufite ubwenge bwinshi. Zizanwa by'umwihariko mu marushanwa yo ahuza kurwanisha imbwa. Kandi izi mbwa ni bumwe mu bwoko bubujijwe gutunga mu bihugu bimwe na bimwe. Brazilian Mastiff cyangwa se Fila Brasilia. Brazilian Mastiff cyangwa se Fila Brasilia ni ubwoko bunini bukomeye buzwiho ubushobozi bwo gukurikirana umuhigo wayo gake gake kugeza iwufashe. Nubwo ubu bwoko bw'imbwa ari inyangamugayo, ariko igira n'imbaraga zikomeye zo kurinda, bityo zituma iba imwe mu moko ateye ubwoba. Ku mwanya wa 6 usanga indi mbwa bita Kangaroo Dog. Iyi Kangaroo Dog ikaba ari imbwa dusanga muri Turukiya. Imbwa ya Kangaroo izwiho nk'ubwoko bunini bw'imbwa ku isi, hamwe n'imiterere ikaze n'ubuhanga budasanzwe bwo kurwana. Kandi ubu bwoko bwakoreshejwe mu kurwanya izindi mbwa. Nubwo bitemewe muri Turukiya gupfa kuzitunga, ariko ifatwa nk'ubutunzi bw'igihugu. Kangaroo irinzwe cyane mu gihugu cyayo, ariko ntibikwiriye ko wapfa kuyorora cyangwa se kuyitunga utabifitiye uburenganzira cyangwa se experience. Ku mwanya wa 5 wasanga indi mbwa yitwa Rottweiler. Rottweiler akaba ari ubwoko bw'imbwa yororerwa ikomoka hariya mu Budage, ifite ubwirinzi bukomeye n'imbaraga zidasanzwe zo kuruma. Ni imbwa ikora kandi irica. Rottweilers ifite imyumvire ikomeye kandi irwanya cyane. Iterabwoba rigaragara bigatuma iba imwe mu mbwa zangiza cyane, iba idatojwe neza, kandi ishobora no kugira gusabana cyane. Ku mwanya wa 4 turasanga imbwa bita Canary Mastiff cyangwa se Presa Canario. Ni imbwa ikomoka muri Espagne. Presa Canario ni ubwoko bunini kandi bukomeye kandi buzwi cyane. Ubukana bwayo n'ubushobozi bwo kurwana bituma iba imwe mu bwoko bw'imbwa bubi. Ubu bwoko nabwo bugoye guhugura gusa, ahubwo bukunda no gukomeretsa abantu. Kubera iyo mpamvu, bityo ikaba byarabujijwe mu bihugu byinshi kuba wapfa kuyorora. Ku mwanya wa 3 turasanga iyo bita Caucasian Shepherd Dog. Iyi nayo akaba ari bumwe mu bwoko bw'imbwa ikomoka mu Burusiya. Ni imbwa nini kandi ikora.
ni imwe mu mbwa zikomeye zirinda ku ikubitiro zororewe guhiga no kurinda amatungo. Ni ubwoko bwamamaye mu kurinda urukuta rwa Berlin mu gihe cy'Abasovieti. Zigakunda nibura kugira uburemere kuva ku biro 50 kuzamura. Imbwa z'ubu bwoko ni indahemuka ariko nanone bigatera akaga mu gihe bibaye bidakozwe neza. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga imbwa bita Pitbull. Pitbull iyi ni imbwa ahanini cyane yamenyekanye muri Amerika, muri United States of America. Ni bumwe mu bwoko bw'imbwa buzwiho cyane ariko butavugwaho rumwe n'uruvange rw'Abanyamerika. Pitbull ni ubwoko bufite imbaraga zidasanzwe. Ikindi, Pitbull ni indahemuka cyane kuri ba nyirazo, ariko akenshi zikoreshwa mu kurwanya imbwa zitemewe kandi zikaba ku rutonde rw'imbwa 10 kandi zikaba ziri ku rutonde rw'imbwa 10 zahitanye abantu benshi ku isi. Zishobora no guteza akaga gakomeye mu gihe zaba zidatojwe neza. Ku mwanya wa mbere tuhasanga bita Tibetan Mastiff. Tibetan Mastiff akaba ari imbwa ikomoka mu Bushinwa. Ni bumwe mu bwoko bwa kera kandi budakunze kubaho cyane ku isi. Yagize uruhare runini mu guteza imbere amoko manini cyane ku isi azwi nka Mastiff. Imwe ishobora kugira kurwanya impyisi nibura 3. Ubu bwoko bukunze kwitwa imbwa y'Imana. Imbwa y'Imana y'Iburasirazuba. Hamwe na fiziki ikomeye n'igitero gikomeye, iyi mbwa ikunze kuba indahemuka kuri nyirayo ariko yanga cyane abanyamahanga. Niba uhuye nayo ni byiza kuguma mu ntera uri kure yayo. Twongeye kubashimira mwari mukurikiye The Real Shema TV. Nongera kwibutsa no kubasaba gukora subscribe kuri channel kugira ngo mujye ubasha kunogerwa n'ibindi biganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Turabashimiye.